najya mbanze mbereke rero mu by'ukuri kudatanga icyacumi bizana umuvumo. Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko ahindutse ikivume ku bwacu. Buriya iyo ushatse kuguma mu mategeko ugashaka kuyubahiriza ntuyubahirize yose, uri kwirundaho imivumo yose y'amategeko. Ariko kugira ngo noneho umuvumo w'amategeko utakugeraho, ugomba kwizera ubuntu bwa Yesu Kristo. Kubera iki dushaka gukomeza kuba mu mivumo izanwa no kutitondera amategeko y'Imana? Kandi Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe uwo muvumo w'amategeko. None abanyedini ngo muravumwa wa muvumo, ngo niko Maraki yavuze, ndavumwa wa muvumo, kandi Kristo yarancunguriye kugira ngo nkizwe uwo muvumo. Umuntu wa mbere watanze icyacumi ni uwitwa Aburahamu. Iki cyacumi Aburahamu yatanze, munega amatwi mu nyumve, Aburahamu yatanze icyacumi ariko ntiyakomeje gutanga icyacumi. Icyo cyacumi sundi yatanze yagikuye mu bye? Ntabwo yagikuye mu bye, si mu butunzi. Icyacumi Yakobo avuze aha bakita icyacumi cy'umuhigo. Yakobo hano ni umuhigo yahize. So aya mategeko rero uko yose ari 613 ahantu muhumve neza agabanyijwemo ibyiciro bitatu. Hari amategeko ya mbere, ayo mategeko akaba yitwa civil law, amategeko mboneza mu bantu. Aya kabiri yitwa ceremony law. Ceremony law ni amategeko arebana n'imihango. Hakaza amategeko y'uburyo bwa gatatu yitwa moral law. Ayo mategeko ni amategeko y'isezerano Imana yagiranye n'ishyanga rya Isiraheli, ariyo yayandi 10 yabahereye ku musozi wa Sinayi. Niyo mpamvu Imana babwiraga ngo muzababera nkuko nanjye nduwera. Niyo mpamvu mudiva hagera akavuga ati we amategeko yo ko bisate bibiri uramenya ari yagize ingoma y'Imana ayakuweho n'ay'imihango. Ubwo ayo y'imihango harimo n'ikigira 10 kuko nacyo kiza mu mategeko y'iki. Abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni ibivume. Mwumve ahantu, mwumve, abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni ibiki? Ni ibivume. Umudive arayakomeza yose, nayakomeza yose n'iryo gukebwa rishyiremo. Umurokore nafata ndi yose yari yaravuze ngo yararangiye nayayitonde, n'iry'isabato n'ibindi byose bigenderemo. Kubera ko Yakobo, umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba yacumuye yose. Murumva iyi confusion Amadini akomeza guteza abantu. Niyo mpamvu ntabwo bashobora gusobanukirwa nature and character of God. Ntabwo bishoboka bashobora guhishurirwa kamere n'ibiterere by'Imana. Icyacumi kigaruka muri ariya mategeko y'imihango. None umudive ntumubwira ibyo gukebwa. Icya kabiri, umudive akagaruka agahita arengera itegeko ry'icyacumi, kandi mu kanya arimo arigisha yuko ayo mategeko y'imihango yaturegaga Yesu yahanaguriye hehe? Ku musaraba. Iryo tegeko agahita rigaruramo kabate oya, ikigira 10 cya 10 mugomba kugitanga, ni itegeko ry'Imana. None se riri muri ayandi 10 basi ngo tubyemere ko ariyo muhagararaho? Muri mategeko 10 nta cya 10 kirimo. None se niba riri muri ariya mategeko y'imihango yari yanditse muri rwandiko Yesu yahanaguye ku musaraba, kubera iki mwongera mukabigarura ngo ni itegeko ry'Imana rigomba kubahirizwa? Abarokore nabo bakagaruka bati rigomba kubahirizwa iryo tegeko. Bamwe baravuga ngo nutaryubahiriza ngo uzarimbuka, abandi bakavuga ngo atakuzanira itegeko ryo muri Maraki aho Imana yongeye kwisoma ati munzanire kimwe mu 10 n'amaturo muribe ko ntazabagomororera. Aho ndahagaruka. Hari n'abatanga icyacumi cyo kunguzanyo bagurishwa, bati inguzanyo ngurishwe rero nayo ngomba gutanga icyacumi kuko nibwo Imana izamumugisha ya mivumo ningereho. Kize ku cyacumi cya gatatu noneho cyategetswe na Mose anabagitegeka iki? Abisiraheli. Iki cyacumi rero cyatangwaga n'Abalewi nabo bagikuye mu bya 10 bahawe n'Abisiraheli. Cyajyanwaga i Yerusalemu mu nzu y'Imana ahantu muhumbi. Bibiri byita ngo ni icyacumi cyo mu bya 10. Icyacumi cy'ibya 10 akaba ari nacyo kigaruka kivugwa muri Maraki ibice 3 kuva ku murongo wa 10. Uwiteka abwira Mose ati, kandi bwira Abalewi uti nimukoresha Abisiraheli kimwe mu 10 bahaye kubakoresha ngo kibe gakondo yanyu, mujye mugikuraho ituro muturira Uwiteka muryerereza ribe kimwe mu 10 cy'icyo gice cya 10. Ntabwo icya 10 kivugwa muri Maraki ari kiriya cya mbere nababwiye cyahabwaga Abalewi. Ntabwo icya 10 kivugwa muri Maraki ari kiriya cyaribwaga n'abantu ba nyiracyo bakirira i Yerusalemu. Ntabwo icya 10 kiri muri Maraki ari kiriya cyahabwaga rimwe mu myaka 3 imfubyi n'umupfakazi n'umunyamahanga. Icya 10 kiri muri Maraki uyu munsi umwisiraheli ninde? Kabiri, umulewi ninde? Gatatu, umutambyi ninde? Hanyuma dufite icya 10 tukimushyira abantu babiri. Murakoze kuri ibyo bibazo bigera kuri 3 mubajije ugendeye kuri Bibiliya. None ikibazo gihari, none se niba amategeko y'imihango y'urwandiko rwaturegaga Yesu yarabambye ku musaraba uko ari 603 kandi icya 10 cyari kirimo, ni gute abantu uyu munsi
bagishaka kuyitondera no kuyakurikiza, kandi urwo rwandiko ruturega rwaravuyeho. Uyu munsi nta mureba uhari mu buryo bw'umubiri, hariya barukwabo. Uyu munsi nta mwisero uhari mu buryo bw'umubiri mu itorero rya Yesu. Twibere mu buryo bw'umwuka. Yesu atugize abana b'Imana, atugira abatambyi, waba umutambyi mukuru. Icyacumi kiracyemerewe gutangwa cyangwa ntabwo byemewe? Igisubizo ni mwebwe mugiye kukinga. Tumenyekanisha ubuyobe buri mu madini, ibiganiro biteye imbere, byose birakuremamo agakiza. Tuhure hamwe twige tumenye Bibiliya. Ayaloni TV ni urubuga rukuri. Ayaloni TV reba tangaza amakuru rurisha. Ayaloni TV. Reka twongere duhe ikaze abadukurikiye kuri Ayaloni TV. Mwese twinjiye mu kiganiro cya nyacyo nyuma yuko dusobanuye isezerano rya kera n'isezerano rishya ngo byumvikane agaciro karyo mu gihe cya Isiraheli, mu gihe cy'uyu munsi. Isezerano rya kera, agaciro k'isezerano rishya muri iki gihe no ku Bisiraheli. Uvuga ngo isezerano rishya rirareba Isiraheli rikareba natwe abanyamahanga. Isezerano rya kera ryarebaga Isiraheli nk'ubwoko bwarimo gutegurwamo kuvamo umukiza uzaza gucungura Isiraheli n'abanyamahanga. Mu yandi magambo, Imana yarimo kubategura kugira ngo Yesu abone hazaca mu bwoko buzi Imana busobanukiwe, buzabasha no gutungira abari mu isagatoki buvuga ngo iyi ni Imana yiyambitse umubiri yihindura umuntu, kandi nije gupfira abo yaremye. Niyo mpamvu Imana yatoranyije Abisiraheli muri Abrahamu, irangije ibaha amategeko yayo ngo bayimenye, bayisezerano ry'amategeko ngo bayisobanukirwe, bamenye kamere yayo, bamenye imiterere yayo, kandi baha n'amasezerano yuko ariho umucunguzi Yesu azaturuka wo gukiza abari mu isi yose. Noneho rero ntabwo isezerano rya kera rireba twebwe abanyamahanga, ryarebaga Isiraheli mu kubategura ngo Yesu azabacemo aribo bamumenyekanisha mu isi. Hanyuma isezerano rishya ryo noneho rirareba Isiraheli rikareba natwe abanyamahanga. Isezerano rya kera turisomera iki? Kuki turisoma? Kuki ririmo hano? Ntabwo turi gupfobya isezerano rya kera, ntabwo turi kubuza abantu kurisoma, ntabwo turi kubabwira ko utarisoma ngo rigire icyo rigufasha. Nabasobanuye mu kiganiro cya mbere yuko isezerano rya kera ni muzehe uko biri bivuga, kabiri ni umushorera utugeza kuri Kristo, gatatu ni umurezi warereraga nde? Kristo, kane ni igicucu cy'umubiri wa Yesu, ariko uwo mubiri ukaba ufitwe nande? Na Yesu. Hanyuma turisoma kugira ngo dusobanukirwe imvo n'imvano y'iremwa ry'isi, y'iremwa ry'ibiri mu isi, y'iremwa ry'umuntu, icyaha uko cyaje mu isi, ibyago n'amakuba byazanywe n'iki, Imana yateguye ite gucungura umuntu, gucungura umuntu byagenze bite. Ibyo byose tukabisoma, tukamenya ayo mateka ya Isiraheli, tukamenya uburyo bagiye muri Egiputa, Yakobo n'abantu bera abantu 75, tukamenya uburyo bavuye muri Egiputa, tukamenya uko bageze ku musozi wa Sinayi, uko Imana yabahaye amategeko 10, uko bageze i Kanani, uko batangiye guhabwa abami babayobora abanzi Imana ngari yibayobora. Abo bami ko bamwe bayoboye n'ubwoko bwa Isiraheli, abayoboye bayoboye n'amategeko y'Imana, abahanuzi Imana yahagurukije ngo bahanurire ishyanga rya Isiraheli, bababwira Mesiya uzabavukamo, bababwira kugarukira Imana ngo bihane, n'ibindi n'ibindi. Niyo mpamvu tubisoma, ariko ntabwo ari byo dufata ngo biduhindukira agakiza, kuko byahamyaga ahubwo agakiza ari we Yesu. Yesu aje aduhindukira agakiza, aduha isezerano ry'amaraso ye, ngari ryo twitondera. Niyo mpamvu ntabwo twababwiye ngo isezerano rya kera muri pfobya. Ikibazo rero, narababwiye ngo mugenzura amadini yose ku isi, hafi ya yose, n'abigisha bari international, ngo babandi ngo bafite za mega church bigisha abantu barenga 200 cyangwa 100 cyangwa 50. Afata semina nk'abantu bigisha bari ba Benini, ba Joyce Meya, bara bose bakomeye muzi bo abanyamerika n'abandi bari za Nigeria, nawe muzasanga
n'abari muri Afrika, za Kenya, za Uganda, abo ba Kayanja, ba Menyone bari mu Rwanda, uzasanga baba muri Ancien Testament. Kwa muzehe gusa niho bihorera, kwa Gitwaza naho bihorera isezerano rya kera gusa. Isezerano rishya ndacyakomeje kubihisha. Yesu kugeza n'uyu munsi ntabwo baramuhishurira. Niyo mpamvu ubukristo bwo muri aya madini niyo wabigisha kajana bakubona nk'umuyobe, kuko turi kubigisha isezerano rishya. Abandi bakabona ngo wigisha ibintu ngo bikomeye, ngo bigoye kubyumva mu mutwe, kuko nyine niko barezwe. Ntabwo ari twe tubyigisha, turabereka ijambo. Yesu ugeze abwira abanyedini ba gifarisayo, aravuga ngo mwitekereza ko naje kubaciraho iteka. Ngiyewe sinaje kubaciraho iteka, hoya, ahubwo ijambo mbabwira niryo rizabaciraho iteka. Ntabwo twebwe ubutumwa tuvuga ari ubuciraho abantu iteka, ahubwo ubwo butumwa mwumva Imana itunyuzamo bwanditse mu ijambo ry'Imana nibwo buzabaciraho iteka ku munsi w'amateka, kuko mwumvise nimwumvire. Noneho abantu ko barerewe mu kintu cyitwa muzehe, kwa cya gicucu wa murezi, bagakomeza gusubira ku murezi, bakanga nyir'umurezi ndetse na nyir'umwana, bakanga gusanga isenga barere isezerano rishya rya Yesu. Niyo mpamvu ntabwo bashobora gusobanukirwa nature and character of God. Ntabwo bishoboka. Bashobora guhishurirwa kamere n'imiterere by'Imana, kuko kamere n'imiterere by'Imana bigaragazwa neza, bikumvikana neza mu isezerano rishya. Mu gihe abantu babyanze, tuzaza tubabwira kamere y'Imana bati warayobye, atuvuga ibintu bikomeye. Niyo tubabwira imiterere y'Imana ati urayigisha ibintu bikakaye, ntabwo wumva bigusiga. Nuko benshi bavuga. So turacyabaha ikaze, muze dufatanye twige tumenye. Ubu rero tugiye kwinjira mu kirebana n'icya 10 n'amaturo. Icya 10 n'amaturo, mufate Bibiliya rero ngiye kubasomesha. Ngiye kubasomesha Bibiliya. Mufate Bibiliya, mwayifashe, mwiyegereze Bibiliya. Mwiyegereze Bibiliya ko tugiye gusoma. Mu by'ukuri ibi bintu mubyumve neza. Murabona aya mategeko Imana yahaye Abisiraheli yose, natangiye bibabwira ngo ni amategeko 613. Hari 613 yari yanditse mu gitabo Mose yanditse ngo agishyingura mu isanduku, iruhande rw'isanduku y'isezerano. Ayo kaba ari amategeko y'imihango, nk'uko abadivantiste bakunda kubivuga ngo yararangiye. Hakaba n'amategeko agize isezerano Imana yagiranye na Isiraheli, ariyo mategeko 10 baherewe ku musozi wa hehe wa Sinayi. Igitabo cyo kuva 19 ndetse n'igice cya 20, aho noneho Mose ayabaha atangiye kuyabasomera, niho byose tubisanga mategeko 10. Aya mategeko 10 ni isezerano Imana yagiranye n'ishyanga ryande rya Isiraheli. So aya mategeko rero uko yose ari 613 agabanyijwemo ibyiciro bigeze muri 3. Ahantu muhumve neza, agabanyijwemo ibyiciro 3 kandi yakoreshwaga mu bihe bigeze muri 3 bitandukanye, bitewe n'abari marareba n'iby'Imana yabibabwiyeho. Hari amategeko ya mbere, ayo mategeko akaba yitwa civil law, amategeko mboneza mu bantu. Amategeko mboneza mu bantu, amategeko agendanye n'imibanire. Ushobora kwibaza ngo imibanire yize, ni ukuvuga ngo harimo icyo cya 10, harimo imibanire uko babanye, imiturire, imyubakire, imibyukire, imirire, imiryamire. Mwari muzi ko abagabo bagiragaho baryama naho barira? Ntabwo abagabo bariraga ahantu hose, n'abagore n'abana. Rero ayo ngayo nayagaragaza ko nyine ubuzima bwabo bwa buri munsi. Urugero nabaha, reka se nkubasomeraho gatoya muhumve. Murambure Bibiliya mbabwira ahantu musomera. Musome mu gitabo cy'Abalewi ibice 21 umurongo wa 16. Haravuze ngo Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni uti, umuntu wese wo mu rubyaro rwawe mu bihe byabo byose
uzagira inenge. Munega amatwi, aya ni amategeko arebana n'imibanire n'imiterere uko abantu bateye n'abakwiye gukora umurimo. Umuntu wese ufite inenge ntakigire hafi. Impumyi cyangwa uremaye ikuguru cyangwa ubataraye izuru cyangwa ufite urugingo ruruta urundi nkarwo cyangwa uvunitse ikirenge cyangwa ikiganza cyangwa ufite inyonjo cyangwa ufite igikuri cyangwa ufite inenge ku ijisho cyangwa urwaye ubuheri cyangwa ibikoko cyangwa umenetse ibinyita bito, ntihakagire umuntu wo mu rubyaro rwa Aroni umutambyi ufite inenge wigira hafi ngo atambe ibitambo bitambirwa Uwiteka bikongorwa n'umuriro. Nishaka mbere cyangwa muzakomeze hano Imana imira bisobanura ibivuga, sibyo? None aba bantu barimo hano uyu munsi umurimo barawukora cyangwa ntawo bakora? Musubize yego, bamwe murandika abandi mwicirize. Abafite ingingo zisumbana, abafite amazuru yabwataraye, abafite indegeya, abarwaye duheri n'ibiki. Ariho turi kumwe hano yitwa Nzabona Amerika wese nambwa turabona ko n'indege yanjye ndazifite arazinyeretse ku gutwi, ariko Imana iravuga ati mwana wanjye. None iki gihe rero nta gaciro yari afite. None se aya namwe mu mategeko mboneza mu bantu Imana imiravuga ahangaha ariko agendanye n'ibikorwa by'umurimo w'Imana. None se ko uyu munsi dusigaye tujya imbere yayo uko dushaka? Ndashaka kubereka aya mategeko ukuntu atakiriho, kandi icyo gihe yari afite imbaraga. Uwabyegeraga akabikora yahuraga n'akaga gakomeye. Gutegeka kwa 2:22 haravuze ngo umuntu narongora umugeni akaryamana nawe akamwanga akamurega ibiteye isoni akamwita izina ribi ati narongoye umugeni mwegereye nsanga atagira ibimenyetso byerekana ko ari umwari, maze se na nyina b'uwo mukobwa bajyana ibimenyetso by'uko ari umwari babishyira abakuru b'umudugudu wabo mu materaniro yawo, se w'uwo mukobwa abwira abakuru ati uyu mugabo namushingiye umukobwa wanjye none aramwanze, kandi dore amureza ibiteye isoni ati sinasanganye umukobwa wawe ibimenyetso by'uko ari umwari, ariko ibimenyetso by'ibyo ngibi. Basase uwo mwenda imbere y'abakuru b'umudugudu, abakuru b'uwo mudugudu bafate uwo mugabo bamukubite bamuce icyiru cya shekeri z'ifeza 100, bazese uwo mukobwa bamuhoye yuko yise umwari w'Abisirayeli izina ribi, nawe abo umugore we ntazamwirukane mu gihe akiriho cyose. Ariko icyo kirego niba ari icy'ukuri, uwo mukobwa atabonetseho ibimenyetso by'uko ari umwari, bamusohore bamujyane ku rugi rw'inzu ya se, abagabo mu mudugudu wabo bamwicisha amabuye bamuhora gukorera ikizira mu Bisirayeli n'icyo gusambanira kwa se, uko aba ariko mukuri kibi hagati murimo. Ushobora kwibaza ngo se uyu mwari barimo baravuga wenda umusore yamushatse yumva agizira arashaka kwishakira abandi amushinja ibinyoma ngo ntabwo ari umwari. Hano Bibiliya ivuze ubwari bishatse kuvuga ubusugi, kuba tarasugiwe agashaka umugabo ariko akiri isugi ntawamusugiye. None mu ndebere namwe muri iyi minsi y'imperuka abakobwa bajya gushaka bakiri isugi ni bangahe? Kandi baba Kristo. None se Imana yari yavanga icyo kizira mu kivana aho ngaho mu gitera amabuye? Yego cyangwa se hoya? Biraba cyangwa ntibiba? Ntabwo biba. Ntabwo biba. Bivuge ngo ibi nabyo byavuyeho. Ibi nabyo byavuyeho nta bihari. Ndashaka kubereka kamwe mu mategeko yagiye avaho, kuko yose ari ya 610 n'angahe abadivine bakunda kuvuga.
ariko nandi yose yuzuzwaga na Yesu ko ari watanze isezerano ari 10. Ndimo kubereka ese niba ibi byaravuyeho wayi kubera iki dukomeza kwizirika ku bintu byarangiye. Ikibazo gihari, itegeko ry'Icyacumi riza mu mategeko y'isezerano 10 Imana yahaye Abisiraheli, cyangwa itegeko ry'Icyacumi riza mu mategeko y'imihango, kuko biritubwira ko Mose ngo yanditse ayo mategeko yose turi gusoma ngayashyira mu gitabo cy'amategeko, arangije agishyira uruhande rw'isanduku y'isezerano ahera cyane. Ariko ari amategeko 10 yanditse ku bisate 2 yo yarari mu sanduku imbere, aho Imana yari iri hejuru y'ayo mategeko. Niyo mpamvu Mudiva hagera akavuga ati we amategeko yo ku bisate 2 uramenye ari yagize ingoma y'Imana ayakuweho n'ay'imihango. Ubwo ayo y'imihango harimo n'ikigira 10, kuko nicyo kiza mu mategeko y'iki y'imihango. Gutegeka kwa kabiri nanone kandi ibice 23 haravuze ngo ikibyarwa n'ikinyendaro ntibikaje mu iteraniro ry'Uwiteka, ntihakagire uwo mu rubyaro rwabo ujya mu iteraniro ry'Uwiteka kugeza kubuzukuruza babo bibihe 10. Ikibyarwa n'ikinyendaro, iryo jambo ikinyendaro mu Rwanda barivanyeho, basaba ngo ni wari umwana ngo wavutse kuki mbega ni umwana wavutse ngo yavutse mu buryo butateganijwe, nuko babivuga, yavutse mu buryo butateganijwe, uri umwana w'urukundo. None se ababyaye neza bashakanye bose urukundo. Ubundi imbere bavuga ngo ni umwana wavutse ngo mu buryo butateganijwe, none bongeyeho ngo ni umwana ngo w'urukundo. Ni ukuvuga ngo hano bari kwerekana ko umwana w'ikinyendaro n'umwana w'ikibyarwa ntabwo wemere kujya mu iteraniro ry'Uwiteka. Abo bana si bakizwa bakuzura na mwemu yera bagahabwa n'Imana z'umwuka, bivuga ngo nayo imbere y'Imana byararangiye. Uyu munsi nta kuvuga ngo ikibyarwa, nta kuvuga ngo umwana w'urukundo, bose imbere y'Imana barangana, n'abantu nk'abandi. Imana irabahamagara ikabakoresha ibikomeye bakayikorera. Kansoreza ahangaha kuva 25:5 sorry aho gutegeka kwa kabiri 25:5 abavandimwe niba bahamwe umwe agapfa, mwumva hano harakomeye. Abavandimwe niba bahamwe umwe agapfa adasize imfubyi y'umuhungu, umugore w'uwapfuye ntazashyingirwe ahandi hatari muri bene wabo b'umugabo we, ahubwo umugabo wabo, ubwo nuva indimwe n'umugabo we wapfuye, umugabo wabo amucyure amuhungure. Umuhungu azabanza kubyara azaba ariwe uzungura se wabo wapfuye, kugira ngo izina rye ritazimira mu Bisiraheli. Uwo mugabo nadakunda guhungura umugore wabo, uwo mugore ajye mu marembo y'umudugudu abwirire abakuru ati, umugabo wacu yanze gucikura mwene se, ntakunze kumpungura. Abakuru umudugudu wabo bamuhamagaze bamujyane, nadakurwa ku ijambo akavuga ati sinshaka kumuhungura, umugore wabo amwegerere imbere yabo bakuru, amukweturira inkweto, amucire mu maso, avuge ati uku aba ariko udacikura mwene se agirirwa. Izina rye rizahure rivugwa ritya mu Bisiraheli ngo inzu y'uwakwetuwe. Murumva umugore agasanga umuntu uva indimwe n'umugabo we wamaze gupfa, kuko wanze kunyura ngo ndongore uncikure de narimbaye incike nanjye uncikuri kugira ngo nibyarira gahungu, ngakabyanga akamujyana mu bakuru bakamubwira akabyanga, ngazamuhagarara imbere yabo bakuru, imbere y'umuryango, amuvume mu maso, akwetura inkweto. None reka mbabaza, ibi biracyabaho cyangwa ntibikibaho? Wenda ne kubitindamo. Ntabwo bikibaho, ntabwo bibaho. Murakoze cyane. Nashaka kubumvisha yuko ibi byose byari mu mategeko
ya yandi nababwiye mbonezamubano, amategeko nyine arebana n'imibanire. Urumva aya mategeko yose agaragara muri yare 603 nababwiye. Hanyuma aya mategeko ya mbere nababwiye ko yitwa civil law, aya kabiri yitwa ceremony law. Ceremony law ni amategeko arebana n'imihango. Ayo mategeko arebana n'imihango ni yayandi ashingiye ku mihango yose y'ibitambo n'ubutambyi n'ibindi bikorwa uko byakorwaga byose, nayo yarabarwa muri ari ya 603. Kugira ngo ubyumve neza wabisoma nibuza mu Barewi kuva ku gice cya mbere kugeza ku gice cya 23 uzayabona yose avugwamo. Hanyuma rero hakaza amategeko y'uburyo bwa gatatu yitwa morolo. Ayo mategeko ni amategeko y'isezerano Imana yagiranye n'ishyanga rya Isiraheli, ariyo yayandi 10 yabahereye ku musozi wa Sinayi. Ari amategeko 10 ayishura kamere y'Imana, ayishura kwera kw'Imana. Niyo mpamvu Imana babwiraga ngo muzababera nkuko nanjye nduwera. Urumva? So aya mategeko yo mu buryo butatu mbabwiye 603 yose yarayanditse mu gitabo cyari kiri ruhande rw'isanduku y'isezerano. Ari 10 ariyo morolo yari yanditse ku bisate bibiri bya Mose yanditseho, ruhande rumwe 5 ayandi 5, ayashingura ayashyira mu isanduku y'isezerano. Yagaragazaga kamere y'Imana, kwera kw'Imana, kandi shaka ko Abisirayeli nabo bamera nkayo. Hanyuma nukuvuga ngo icyacumi kigaruka muri ariya mategeko y'imihango. Aya mategeko y'imihango ariho abadive bakunda kwifashisha, ndaje mbibereka aha ngaha. Murambure Bibiliya dusome Abakolosayi ibice 2. Abakolosayi ibice 2 ngiye kubereka iherezo ryayo. Iherezo ry'aya mategeko na hariya yo 10 nababwiye ko yaragi agaragaza kamere y'Imana, agaragaza kamere y'Imana, kandi yose yuzurira muri Kristo Yesu. Nahandi ngo hari uburyo Yesu yayavanyeho. Mwumve Abakolosayi ibice 2 kasome mereye ku murongo nibuza wa 13. Kandi ubu mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu, yabahinduranye bazima nawe imaze kutubabarira ibicumuro byacu byose. 14. Igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga, ikarudukuzaho kurubamba ku musaraba. Kandi maze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi, ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru kubw'umusaraba. Noneho uru rwandiko rw'imihango rwaturegaga nari amategeko 603 ni Imana yahanaguye, yavanaho. Muri ayo mategeko rero harimo ikigira 10. Muzi ikibazo rero aya madini akunda kujonjora ibiyagira umumara abinde kabipinga. Katujye ku bantu bitwa abapantekoti. Aba bose barizwa mu kintu cyitwa abarokore. Andi mategeko yose berekana ko yarangiye, yose ni iry'isabato, ariko bakagaruka ku cyacumi bakerekana ko kitageze gute Yesu atakihanaguyeho. Munyumve, munyega amatwi munyumve. Iki cyiciro cy'abarokore cyose ku isi kibarizwa mu barokore, mu bapantekoti, berekana kandi mategeko yose yavuyeho, ariko ikigira 10 icya 10 cyo ntago Yesu yagikuyeho. Abadive hari uburyo bubiri rero bo bayobya abantu. Bo baravata amategeko ya Kristo tugomba kuyazirikana kuko ari yagize ingoma y'Imana, ari 10. Isabato mugomba kuyizirikana, nandi yose mukayitondera. Ariko mwebwe mwemeye 9, nyamara ijya 10 ryo itegeko rya 4 ry'isabato muraryanga. Twebwe turayubahiriza tukanagendera mu isezerano rishya ry'amaraso ya Yesu, tukizera tukanitondera ki amategeko tubishobojwe na mpemu yera na mwuka wera, nuko abadiva bivuga. Ariko babaza ngo none se
kayo mategeko yahawe Aburahamu n'urubyaro rwe kandi igihamya yuko bagomba kwitondera ari isezerano ryo gukebwa, mwebwe murakebwa, iryo tegeko muraryubahiriza ryo gukebwa. Ariko ibyo ngibyo byararangiye, nabyo biri mu mihango. Umva kandi gukebwa, Aburahamu mbere yuko urubyaro rwe ruhabwa amategeko rwarabanje gukebwa ari isezerano Imana yagiranye nawe, bazamukomokaho bose bagomba gukebwa ku munsi wa 8. Kandi abo ni nabi Imana yahaye iki? Amategeko 10 ndetse n'ariya yose tubonye 303. None umudive ntumubwira ibyo gukebwa. Icya kabiri, umudive akagaruka agahita arengera itegeko ry'Icyacumi, kandi mukanya arimo arigisha yuko ayo mategeko y'imihango yaturegaga Yesu yahanaguriye hehe? Ku musaraba. Iryo tegeko agahita rigaruramo kabate oya, ikigira 10 cya 10 mugomba kugitanga, ni itegeko ry'Imana. None se riri muri ayandi 10 basi ngo tubyemere ko ariyo muhagararaho? Mu mategeko 10 nta cya 10 kirimo. None se niba riri muri ariya mategeko y'imihango yari yanditse muri rwandiko Yesu yahanaguye ku musaraba, kubera iki mwongera mukabigarura ngo ni itegeko ry'Imana rigomba kubahirizwa? Abarokore nabo bakagaruka bati rigomba kubahirizwa iryo tegeko. Bamwe baravuga ngo nutaryubahiriza ngo uzarimbuka, abandi bakavuga ngo imigisha yose yakugenewe Imana izayikuraho. Gatakuzanira itegeko ryo muri Maraki, aho Imana yongeye kwisoma ati munzanire kimwe mu 10 n'amaturo murebe ko ntazabagomororera. Aho ndahagaruka. Ariko se reka mbabaze inshuti z'umusaraba, mu by'ukuri kudatanga icya 10 bizana umuvumo? Ese ubundi icya 10 cyazanywe nande? Ninde wagitangiye? Mbere yuko tubireba wagitangije, reka mbanze ndebe ku bantu bubariza amategeko yayandi twabonye yo mu isezerano rya kera Imana yarangije, Imana yasazishije, akaba umurezi, akaba umushore tugeza kuri Kristo. Uburyo abantu bayubahiriza hari ibibageraho, mu gihe ahubwo noneho abatayubahiriza bavuga ngo twebwe turiho iki? Imivumo. Wandiko Paulo yandikiye Abagalatiya ibice 3 uhere ku murongo wa 10. Ndihuta. Abagalatiya 3 umurongo wa 10 haravuze ngo abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni ibivume. Mwumve aha hantu, mwumve, abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni ibiki? Ni ibivume. Kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbira ibyanditswe mu mategeko, mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore. Nuko byari byanditse. Umuntu wese utarahirimbaniraga gusohoza gushyira mu bikorwa ibyanditse mu gitabo cy'amategeko, kiriya nyine igitabo, ntabwo ari bya bisate bibiri, ntabwo ari bya bisate bibiri by'amabuye, ahubwo ni bya byanditse muri cya gitabo cy'amategeko, amategeko 600 nangahe na 3. Mose yaravuze ngo umuntu wese udahirimbanira kubishyira mu bikorwa agomba kuba ari iki? Ari ikivume. Arangije arakomeza hasi aravuga ngo biragaragara yuko ari nta muntu utsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Nyamara amategeko ntagira icyo ahuriraho no kwizera, ariko rero uyakomeza azabeshwaho nayo. Ni Pawulo. Uyakomeza nuko uyakomeza yose utishe na rimwe. Umudive arayakomeza yose, nayakomeza yose n'iryo gukebwa rishyiremo, n'ayandi yose nta na rimwe asigaje. Umurokore nafata ndi yose yari yaravuze ngo yararangiye nayayitonde, n'iry'isabato n'ibindi byose bigenderemo. Kubera ko Yakobo ibice 2 umurongo wa 10 haravuze ngo umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba yacumuye yose. Umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba yacumuye yose. Kuko wavuze ngo ntugasambane, ni wavuze ngo ntukice, nuko rero nudasambana ariko ukica ubucumuye amategeko yose. Ahita avuga ijambo ryiza, aravuga ngo muvuge kandi mukore nk'abajya gucirwa urubanza n'amategeko atera umudendezo. Mwikomeza kwihambira ku mategeko ya Mose. Hari amategeko atera umudendezo yo muri Kristo Yesu, itegeko ry'urukundo. Ariko niba ushaka kuyakomeza, Pawulo ngo uzabeshwaho nayo, yubahirize udasigaje na rimwe. Yesu wahize abarokore ayandi mware yapinze musigara ku cya 10, nandi yose rero muyubahirize ko Yakobo bavuze ngo ni wica rimwe, nuyubahiriza yose rimwe ukalisitaraho, ubwo Yesu uzaba wayisha. Ikibazo abarokore bo rero amenshi barayakasorinze, none wubahiriza rimwe rimwe ryitwa icya 10 kigira 10. Abadivebo bafata ikigira 10 bakizana mu bategeko, kandi bakavuga ngo ayo ngayo ngo yarashyinguwe, ngo Yesu yahanaguye nk'urwandiko rwaturegaga ayanagura ku musaraba. Murumva iyi confusion Amadini akomeza guteza abantu.
najya mu banze mbereke rero abaheburayo Pawulo aravuze ngo n'abagalatiya nasubiyeho handi tuba tumaze gusoma n'ubundi biragaragara yuko ari nta muntu utsindishirizwa n'amategeko imbere y'Imana kukiranuka azabeshwaho no kwizera nyamara amategeko ntagira icyo ahuriyeho no kwizera ariko uyakomeza azabeshwaho nayo 13 muhumve none nashakaga Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko ahindutse ikivume ku bwacu ko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti bivuga ngo icyatumye Yesu aducungura ni ukugira ngo adukize umuvumo w'amategeko kuko kuyubahiriza yabonye ko bitashoboka noneho Bisirayeli bari bananiwe kuyubahiriza imivumo ibagiraho ari myinshi Imana ibona n'abanyamahanga bamwe bari barakiwe mu Bisirayeli kuyubahiriza byarabananiye bakira imivumo myinshi Kristo arangije aza kuducungurira kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko abambwa ku musaraba ahinduka ikivume ku bwacu ikibazo gihari buriya iyo ushatse kuguma mu mategeko ugashaka kuyubahiriza ntuyubahirize yose uri kwirundaho imivumo yose y'amategeko ariko kugira ngo noneho umuvumo w'amategeko utakugeraho ugomba kwizera ubuntu bwa Yesu Kristo kubera iki dushaka gukomeza kuba mu mivumo izanwa no kutitondera amategeko y'Imana kandi Kristo yaducungure kugira ngo dukizwe uwo muvumo w'amategeko none abanyedini ngo muravumwa wa muvumo ngo niko Maraki yavuze ndavumwa wa muvumo kandi Kristo yarancungure kugira ngo nkizwe uwo muvumo tubonye ko icyacumi kiri muri ya mategeko 600 yanditse mu gitabo ari rwo rwandiko Yesu yahanaguriye ku musaraba kandi nibyo bigaruka muri Maraki ngo muzane kimwe mu 10 kugira ngo mutavumwa wa muvumo none Yesu yabivanyeho aracunguranyiza uwo muvumo amategeko sinayo kwashobora urantera ubwoba ngo kuko natanga kigira 10 ngo navumwa wa muvumo kandi Yesu arancungure kugira ngo nkukizwe icyacumi cyazanywe ninde watanze ubwa mbere icyacumi umuntu wa mbere watanze icyacumi ni uwitwa Abrahamu iki cyacumi Abrahamu yatanze munega amatwi mu nyumvi gitabo cy'itangiriro ibice 14 Abrahamu atanga icyacumi iki cyacumi yatanze ni icyacumi gishingiye ku mutima ukunze ntabwo ari icyacumi gishingiye ku itegeko ry'Imana ni icyacumi cy'umutima ukunze abanyedini baravuga ngo kuko yagitanze nta tegeko ryari ryaza ngo kandi akaba ari we kwizera tugukomoraho ngo ubwo ngubwo ngo turasabwa natwe kugitanga mu isezerano rishya kuko ngo amategeko yataraza no hano batubwira ko Abrahamu icyambere yatanze icyacumi ntabwo Abrahamu yakomeje gutanga icyacumi ibintu mvuze murabyumvise ra Abrahamu yatanze icyacumi ariko ntiyakomeje gutanga icyacumi ikibazo gihari rero icyo cyacumi sundi yatanze yagikuye mu bye ntabwo yagikuye mu bye si mu butunzi Bibiliya igaragaza ko yagikuye mu byo yaravuye kugaruza bya Loti n'iby'umwami w'i Sodomu abami 5 bari babitwaye batwara n'abaturage be Abrahamu agiye kubazana kubagaruza ajyanye n'ingabo ze yatoje agarura abantu agara n'ubutunzi bari bajyanye harimo n'ubwa Loti umwana berese wabo ibyo bintu yagaruye nibyo yafasheho atangamo ikigira 10 agiye witwa Melikisedeki umwami w'i Salemu ngibi hano murambure Bibiliya 14 itangiriro ndasoma umurongo wa 17 mwebwe muzagisoma icyo gice cyose 17 yaravuze ngo atabarutse avuye gutsinda Kedorulawomeri n'abandi bami bari kumwe nawe umwami w'i Sodomu amusanganirira mu gikombe shave nicyo gikombe cy'umwami kandi Melikisedeki umwami w'i Salemu azana imitsima na vino yari umutambyi w'Imana isumba byose amuhesha umugisha ati Abrahamu ahabwa umugisha n'Imana isumba byose nyir'ijuru n'isi kandi Imana isumba byose ihimbazwe yakugabije ababisha bawe nuko Abrahamu amuha kimwe mu 10 cya byose amuha kimwe mu 10 cya byose bihe bya bindi avanye Sodomu nanze kwasoma mwebwe muze kwasoma bya bindi yatse babami 5 bari batwaye hari iby'umwami w'i Sodomu hari n'iby'umuhungu we Loti bari bajyanye nibyo yafasheho afataho atanga kimwe mu 10 bitutse mu mutima ukunze si itegeko iki cyacumi bakita icyacumi cy'iminyago
ibyo unyaze bari baragutwaye. Urugero, hari umuntu wahaye amafaranga yawe arakunyaga agashaka kuyakwima, hari ibyawe yatwaye arangije Imana igufasha kubigaruza. Niko Aburahamu yabigenje, ahita bitangaho kimwe mu 10, ariko ntibyari nibye kuko umwami yashatse no kubimuha arabyanga. Mukomeje iyi nkuru rero, ni 10 cy'iminyago kandi giturutse ku mutima ugize gute, ukunze, si itegeko, kandi yagitanze rimwe, nta handi batwereka yagitanze. Tujye ku 10 kindi cyatanzwe n'uwitwa Yakobo, nubwo we bitagaragara ko yagitanze, sinzi aho yagitangiye, gusa yari yabisabye Imana ko azagitanga. 28:22 haravuze ngo Yakobo ahiga umuhiga ati, Imana nibana nanjye ikandindira muri uru rugendo ngenda, ikajya impa ibyo kurya n'ibyo kwambara, nkazagaruka kwa data amahoro, Uwiteka azaba Imana yanjye, n'iribuye nshinze nk'inkingi izaba inzu y'Imana, kandi ku byo uzajya umpa byose sinzabura kuguha kimwe mu 10. Iki 10 Yakobo avuze aha bakita 10 cy'umuhigo. 10 cy'umuhigo Yakobo hano ni umuhigo yahize, ntabwo ari itegeko Imana agize gute yamuhaye. Ahigira umuhigo w'Iteka, ntubana nanjye mu rugendo, ukajya ibyo kurya n'ibyo kunywa buri munsi, ukama ibyo kwambara, mva rwose pe, cyambere nzakubakira inzu, icya kabiri mu byo uzama nzaguha kimwe mu 10. Birangira ahangaha n'ahantu tubona ngo Yakobo yabitanze, icyakoze cyo tubona nuko ni umuhigo yahize akawuhigira Imana. Ni 10 gishingiye ku muhigo, nkuko natwe tujya duhiga imihigo. Mana nunkorera ibi nzagukorera ibi, nunkorera ibi nzakora ibi, nunkorera ibi nzakora ibi. Iyi ni imihigo rero, na Bibiliya ivuga yuko dukwiye guhiga, ariko kandi kavuga ko atari itegeko guhiga. Niba udashaka guhiga byihorere. So iki ni 10 cy'imihigo. Aba ni abantu babiri batanze 10 kandi batubwira yuko bagitanze, ntibatubwiye ngo bakomeje kugitanga. Ibintu mu byumve. Tugeze ku 10 cya gatatu, noneho cyategetswe na Mose, nawe agitegeka iki Abisiraheli. Iki 10 cyategetswe na Mose cyo yagihaye ishyanga rya Isiraheli, agitegeka Abisiraheli mu buryo bwo guha umuryango Imana yari itoranije w'Abalewi kuyikorera mu nzu yayo, kugira ngo babone ibibatunga bivuye mu ishyanga rya Isiraheli. So kubw'iyo mpamvu nta nahantu banyereka ngo Mose aragitanze, ahubwo Imana yamutumye kubwira Abisiraheli kujya bagitanga. Kubara 18:25 katwumva uko havuga noneho rero Imana ibwira Mose abategeko ibyo byose, ku matungo, ku mirima yabo, ku biki byose, ndetse nabo bazabiha. 18:20 haravuze ngo, kandi Uwiteka abwira Aroni ati, ntuzagire gakondo mu gihugu cy'Abisiraheli, ntuzagire umugabane muri bo, nigiye mugabane wawe na gakondo yawe mu Bisiraheli. Imana ibirabwira Aroni ariyo mugabane we, nta gakondo yemerewe kugira muri Isiraheli. Abalewi, tugeze no ku Balewi. Abalewi, dore mbahaye kimwe mu 10 cya byose kizatangwa n'Abisiraheli kibe gakondo yabo. Ni umushahara Imana yari bahaye. Burya Imana igitanga n'umushahara mu murimo wayo w'abarimo kuwukora neza. Nkibahembeye imirimo bakora yo mu ihema ry'ibonaniro. Uhereye none Abisiraheli nibakigire hafi y'ihema ry'ibonaniro batagibwaho n'icyaha bagapfa. Ahubwo Abalewi abari bo bakora imirimo y'ihema ry'ibonaniro, abari bo bagibwaho no gukiranirwa kwabo. Iryo riba itegeko ridakuka mu bihe byanyu byose, kandi Abalewi ntibazagire gakondo mu Bisiraheli. Imana yacyavuga ngo ntibakagire gakondo, kuko kimwe mu 10 kizatangwa n'Abisiraheli bakagitura Uwitekaho ituro ryerejwe, ngihaye Abalewi ho gakondo. Nicyo gitumye mbabwira yuko batazagira gakondo mu Bisiraheli. Amen. Mwumvishe abandi bantu noneho bahawe itegeko ry'Icyacumi. Nababwiye ngo Aburahamu yabikoze n'umutima ukunze, kandi atanga ikigira 10 ku minyago yarazanye, kandi iyo minyago ntabwo yari iye, cyane ko n'umwami yashatse kuyimuha arayanga.
icya kabiri mbabwira ikigira 10 cyatanzwe na Yakobo. Yakobo niwe watanze kimwe mu 10 ariko cy'umuhigo yahigiye iki Imana. Gatatu tugeze kuri kimwe mu 10 cyategetswe Mose nawe agitegeka imiryango 11 ya Isiraheli. Imana ifata umuryango wa 12 wa Lewi iravuga ngo ntimuzagira gakondo muri iki gihugu, kandi mbahaye umurimo wo mu ihema ry'ibonaniro, nimwe mushinzwe, muzatungwa na bene wanyu muvukana mu miryango isigaye 10. Nta gakondo nimwe mwemerewe kugira hano muri iki gihugu cya Isiraheli. Icya 10 bazabaha nkibahayeho ibihembo, umushahara muzaza muhemberwa kubw'umurimo wanjye mukora mu ihema ry'ibonaniro. Iki ni icya 10 noneho nk'itegeko rije muri ya mategeko 603 y'imihango igomba gukorwa mu Bisiraheli. So rero ryo ryari itegeko none hiri ngiri ni ibintu bahoraga bakora. Ngiye kubabwira nibuza iki cya 10 abantu bagihabwaga bakiryagaho. Abambere ni bene Lewi, cyo ni igiciro cya mbere. Abalewi abakomoka kuri Lewi bose, kuko nta gakondo bari bafite muri Isiraheli kandi n'umushahara Imana yabageneye. Uko Abisiraheli babizanaga mwema ry'ibonaniro kubyerereza Uwiteka, bagifataga ari cyacu bakakizana kucyereza Uwiteka, none kikaribwa n'Abalewi. Icyo ni icya mbere barya uko Abisiraheli bazanye ibyo byo kurya n'amatungo n'ibindi. Icya kabiri cyaribwaga na ba nyiracyo. Ibi muna byumvise, icya mbere cyahabwaga Abalewi, icya kabiri cyaribwaga na ba nyiracyo. Imana yavuze yuko iki cya 10 cyabaga kandi rimwe mu mwaka. Ndazi turahasoma. Imana yarabategetse ko rimwe mu mwaka abantu bafata ku byabo, ku matungo, ku biribwa, ku binyobwa, yarangiza agafataho ikigira 10 akabifata, yamara kwifata akabijyana i Yerusalemu n'umuryango we, niba ari umugabo n'umugore we n'abana, bakajya i Yerusalemu ngaho Imana yatoranije ko azaba izina ryayo. Ntabwo babiriraga iwabo, babijyanaga i Yerusalemu ku rusengero ngo bakabirirayo. Imana iravuga ngo ibyo bintu nibiba byanakubanye byinshi, ahantu muhumve inshuti z'Imana, aho hantu muhumve. Imana iravuga ngo nibikubana byinshi ukabona ko utabigeze i Yerusalemu, uzabigura ifeza. Yani magambo Bibiliya yishaza kuvuga kugurisha ivuga kugura. Uzabigurisha ifeza, baguha ifeza amafaranga, ufati ayo mafeza yawe, izo feza zawe, ugende i Yerusalemu ahantu Imana yatoranyije kuba izina ryayo, ngo nurangiza ugezeyo uwongere uyaguremo ibyo kurya n'ibyo kunywa, ngo murye mwinezeze, ariko mwibuke n'umulewi nawe mumuhe. Umulewi hari cya 10 arya cy'ibyo bajyana kwerereza imbere y'Uwiteka, ariko nahangaha kuri kino cya 10 cyarimwe mu mwaka cyaribwaga na ba nyiracyo. Imana iravuze ngo mujye kubira i Yerusalemu, ariko n'umulewi nawe wo muri bene wanyu ngo nawe mumuhe. Iki ni cya 10 cyaribwaga na ba nyiracyo bakiririye he i Yerusalemu. Kuko urumva hano Imana yavugaga ibyo kurya, kugeza ubwo inavuze ngo wowe ugurishe baguha ifeza ugende i Yerusalemu, nugerayo wongere uziguremo ibiryo. Ntabwo ari gutanga ifeza, oya, ahubwo izo feza uraziguramo ibiryo nanone mubirireyo, mugure ibiryo, mugure ibyo kunywa, ngo munezerwe, mukore ikirori gikomeye, nimurangiza mwitahire. None mumbwire mu madini niko babigenza? Ndagira ngo mbereke ibintu ya mategeko abantu amadini yagiye aviyora kandi agakomeza gushuka abantu ngo baracyari mu murongo wa nyawo. Niko mu madini babigenza. Batubwiye ibiribwa, niko mu madini babigenza? Yeah. None se iki cya 10 cyarimwe mu mwaka kiribwa na ba nyiracyo abarabikora? None se ko batubwiye ko niyo bibaye byinshi ugomba kubivunjamo ukabigurisha ariko ukaguramo ibyo kurya nanone, wene uvuye ngo urabihagurukanye ubijyanye ku idini yawe.
ntabwo wemera kujyana amafaranga urajyana ibiryo niba ari byinshi nabwo ngo ubigurishe nugera ku idini wongere ugura ibiryo urye kuko idini niwo hahindutse ngo Yerusalemu kandi Yesu yaravuze igihe kiraje ndetse kirasohoye ngo mu gihe bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa Yerusalemu ngahubwo ngo gihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka no mu kuri kuko data ashaka ko bene bari bo musenga Imana ni umwuka kandi abayisenga bakwiye kwisengera mu mwuka no mu kuri ntabwo tugisengera data Yerusalemu sa ahantu runaka sa ahantu hari fizike muri fizike ngo tuvuge ngo nibunaka ngo ni Imana ireberwa hoya iki cya 10 cyari cyarabwiwe Abisiraheli ariko nabo bategekwa kugiha Abalewi kugira ngo gifashe Abalewi narengeze rero ho noneho ku cya 10 cya kabiri aho ba nyiracyo bakirira Yerusalemu kandi bakakirya mu biryo ntabwo ari ukujyana amaturo y'amafaranga niba rero amadini yarubatse icyo kintu abantu bagiye bafite icyo cya 10 n'ubundi babyubahiriza uko biri kuko havumwe umuntu wese utubariza ibyanditse mu bitabo cyose cy'amategeko niko birivuga niba batabyubahirije niko imivumo ibabaho myinshi uku ndi kubivuga byanditse muri Bibiliya ariko babikora hari icya 10 cy'Abalewi icyo kigomba kubarizwa uko mivuze hari icya 10 cyarimwe mu mwaka kiribwa na ba nyiracyo bagiye Yerusalemu hahindutse ku idini nibagifate bakijyane bajye kukirirayo kandi bajyane ibiryo niba ari byinshi bagafite amatungo bakabona ni menshi bagafata ibiryo bagafata ibiki byose ngo babigurishe bagende ku idini kuko ariho bahinduye Yerusalemu bongere babigure babizane babirireyo bakora iminsi mikuru niba batabikoze Bibiliya iravuga ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditse mu bitabo cy'amategeko byose ngo abikurikize ubwo imivumo birushaho kubabaho myinshi kuko Pawulo avuze ngo yakomeza azabeshwaho nayo aba ni aba kabiri aba gatatu bari baragenewe kurya icya 10 nabitwa imfubyi abapfakazi ndetse n'umusuke w'umunyamahanga wabagarasukiye muri Isiraheli nawe agafata ubwene gihugu bwa Isiraheli kuko umunyamahanga ntabwo yabaga afite imirima ntabwo yafite ngo ndahinga ndasarurahe Imana yageneye ko bagomba guhabwa icya 10 ndetse na za mfubyi n'abapfakazi kuko batishoboye barangiza bagahabwa icya 10 iki cya 10 kivugwa aha rero cyo cyatangwaga rimwe mu myaka 3 kandi icyo cya 10 kikaba ari ikibonetse mu byo ufite wejeje muri uwo mwaka wa 3 urugero ni ukuvuga ngo niba tuvuge uyu mwanya turi 2025 sibyo ugahera ubu 2025 2026 2027 muri uwo mwaka akaba ibyo wejeje amatungo ufite byaye muri icyo gihe byose akaba ari byo ufata icya 10 muri icyo gihe ukakijyana ntago ari ibyo wafashe mu myaka 3 muri uwo mwaka nibyo wafataga icya 10 icyo cya 10 Bibiliya iravuga ngo warabifataga ukabibika mu nzu yawe ukabibika mu rugo rwawe noneho imfubyi umupfakazi umunyamahanga nibo bazaga ntabwo wowe wabibashyiraga bakazi wawe nta nubwo wemerewe gufata ngo ubahe barinjira gukabereka aho biri bakagenda bagafata ubundi bakarya bakishima bakajya niba ari amatungo bagatwara kugira ngo utaza kugira ubugugu ukavuga kambe bikeye bimwe bisigarane wabikiraga ari abo bakaza bakabyiha bakagenda murambure Bibiliya icyo ni cya 10 cya kangahe cyahabwaga abantu bakangahe abantu bo mu buryo bwa 3 none icya 10 cya nyuma rero kugira ngo mbone uko dusoma Bibiliya ni icya 10 cyahabwaga noneho rero umutambyi mukuru Aroni n'abamukomokaho bose icyo cya 10 akaba ari cyo cyajyanwaga i Yerusalemu mu nzu y'Imana ahantu naho muhumve bene data aha ndagira ngo naho muhumve kandi muhamenye iki cya 10 cyahabwaga Aroni n'abamukomokaho bose nk'abatambyi bakuru n'abatambyi sibyo kuko abakomoka kuri Aroni bose nibo bagara ari abatambyi bakuru
abandi bose bakomoka mu muryango wa Lewi bakomokagamo abatambyi bato, ariko abakomoka kuri Aroni nibo bari barabwiwe ko bagomba guhora mu ihema ry'ibonaniro batavayo. Mwibuka Nadabu na Abihu nigeze kubigishaho mu gitabo cy'Abalewi ibice 10 uburyo bavuye iruhande rw'ihema ry'ibonaniro, umuriro ukabazimana, bikarangira bagiye kurahura bakazana umuriro w'Uwiteka atacanye, bikarangiza umuriro batwitse bagapfa. Aroni n'abamukomokaho bose babaga ari abatambyi bakuru, kandi Imana yategetse ko bagomba kuguma ku muryango w'ihema ry'ibonaniro bagakorera mu ihema ry'ibonaniro. Noneho rero batungwaga icyacumi cyajyanwaga i Yerusalemu mu nzu y'Imana. Iki cyacumi rero cyatangwaga n'Abalewi nabo bagikuye mu byacumi bahawe n'Abisiraheli. Ahantu muhumbi Bibiliya byita ngo ni icyacumi cyo mu byacumi, icyacumi cy'ibyacumi, akaba ari nacyo kigaruka kivugwa muri Maraki ibice 3 kuva ku murongo wa 10. Ntabwo icyacumi kivugwa muri Maraki ari kiriya cya mbere nababwiye cyahabwaga Abalewi, ntabwo icyacumi kivugwa muri Maraki ari kiriya cyaribwaga n'abantu ba nyiracyo bakirira i Yerusalemu, ntabwo icyacumi kiri muri Maraki ari kiriya cyahabwaga rimwe mu myaka 3 imfubyi n'umupfakazi n'umunyamahanga. Icyacumi kiri muri Maraki ni icy'Abalewi bakuraga mu byacumi bahawe bakagishyira abatambyi bakuru i Yerusalemu, kikajya mu nzu y'Imana ngo kugira ngo abakozi bayo babone ibibatunga. Niyo mpamvu uyu munsi ushobora kuza gusoza mbabaza ngo uyu munsi umutambyi ninde, umulewi ninde, ngo tumenye buduha icyacumi. Umulewi ninde, umutambyi mukuru ninde, umutoya ninde, hanyuma dufite icyacumi tukimushyire. Niba tukigumye muri ya mategeko y'Imana, murambure Bibiliya tugiye gusoma ibyo bintu byose mbabwiye. Tugiye kubisoma mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, tegeka kwa kabiri ibice 14 kuva ku murongo wa 22 kugeza ku murongo wa 28 niho tugiye gusanga iyo nkuru yose. Gutegeka kwa kabiri 14 22 kugeza 28. Iyo nkuru yose y'ibyo mbabwiye niho ivugwa. Ntuzabure gutanga kimwe mu 10 cy'imyaka yose iva mu mbuto wabibye, iyo imirima yawe izera uko umwaka utashye. Hano bavuze noneho ibyo mu mirima. Kandi uzajye urira, tugeze kuri cya cyacumi cya mbere cy'abantu bariraga i Yerusalemu. Kandi uzajye urira imbere y'Uwiteka Imana yawe ahantu izatoranyiriza kuhashyira izina ryayo ngo rihabe, kimwe mu 10 cy'amasaka yawe na vino yawe n'icy'amavuta yerayo yawe n'uburiza bw'amashyo yawe n'ubw'imikumbi yawe, kugira ngo wige guhora wubaha Uwiteka Imana yawe iteka. Urumva? Iki ni cya kindi kiribwa n'abanyiracyo cyabagaho rimwe mu mwaka, kandi bakakira hehe? I Yerusalemu. Hanyuma iyo byabaga byinshi, tugiye gusoma hasi Imana yavuze ngo ubigurishe baguhe ifeza, ugiye Yerusalemu nugera yongera ubigure, ubundi mubirireyo mwishimire Uwiteka Yerusalemu, nyuma mutahe kugira ngo muhore mwibuka Uwiteka Imana yanyu. 24 ahari Uwiteka Imana yawe nimara kuguha umugisha urugendo rwakunanira ntubashe kujyana ibyo, ubwo igiye kumubwira uburyo azabigurisha. Kuko ahantu Uwiteka Imana yawe izaba yatoranirije kuhashyira izina ryayo akubaye kuri. Nibimera bityo uzabigura ifeza, uzihambire, uzijyane, ujya ahantu Uwiteka Imana yawe izaba yatoranirije uziguremo. Urumva? Urazijyanye, ugiye kongera kugura, kandi uziguremo icyo ushaka cyose, inka cyangwa intama cyangwa vino cyangwa igisindisha cyangwa ikindi cyose umutima wawe ushaka, ubisangirire nabo mu muryango, mu rugo rwawe, aho hantu imbere y'Uwiteka, imbere y'Uwiteka Imana yawe mwishimane. Kandi ubisangire n'umulewi w'iwanyu, nawe ntuzamwibagirwe. Ntukamurangarane kuko adafite umugabane cyangwa gakondo muri mwe. Iki ni cya kindi cyarimwe mu mwaka, kandi kikaribwa i Yerusalemu, kiribwa na ba nyiracyo. Hari abavuga ngo ariko icyo gihe ngo nta mafaranga yari yakabaho, ngo niyo mpamvu uyu munsi utanga amafaranga. Ibi barabyerekanye, amafaranga yari ahari, ngo uyu munsi ngo byavunjwe mu mafaranga, ngo icyo gihe ngo nta yari ahari, ngo niyo mpamvu bazanaga ibiribwa. No,
idini nabarizwagamo ho baranabizana byose, bazana amafaranga, abatafite amafaranga bazana n'ibiribwa, bamara kubizana bakabigurishiriza aho ngaho, ngo ni isoko ngo ry'Imana. Icyo ni icyambere. Kabiri, twagiye 28 uko imyaka 3 ishize, tugiye ku cya kabiri, uko imyaka 3 ishize uzajya ukuraho kimwe mu 10 cy'imyaka yose wejeje muri uwo mwaka ubikore. Haravuze ngo uko imyaka 3 ishize uzajya ukuraho kimwe mu 10 cy'imyaka yose wejeje muri uwo mwaka ubibike wanyu, maze umurewi uko adafite umugabane cyangwa gakondo muri mwe, n'umusuhuke, umunyamahanga, n'imfubyi n'umupfakazi bari iwanyu, bazaze barye bahage, kugira ngo Uwiteka Imana yawe iguhere umugisha imirimo ukora yose. Nabyumvise? Amen, amen. Nabyumvise? Ntabwo ari kubifata ngo bimushyire, ntabwo ari kubifata ngo bimushyire, bo baraza kubyifatira, kandi byabaga rimwe mu mwaka. Uyu munsi amadini icyacumi gitangwa buri munsi, uko ubonye inyungu itukijyana. Niba utabonye umwanya uzajye yejo, niyo mpamvu bahuza amateraniro adashira kugira ngo utaza kukirya ngo ukakigurize. Harimo n'abavuga ngo bazishyura Imana. Vuga ngo uko ubonye inyungu ukora business, utahe unyire kwa pastor, unyire ku idini, utange icyacumi, cyangwa ejo mu materaniro bazashyira amateraniro uzugitange. Utagitanga buri munsi, ugitanga ku cyumweru ugiye mu materaniro cyangwa ku isabato. Utagitanga aho ngaho uzagitanga niba ukorera ku kwezi, wemba ku kwezi uzagitanga ukwezi gushize ku mushahara uzahembwa. Hari n'abatanga icyacumi cyo kunguzanyo bagurishwa, batinguzanyo ngurishwe, rero nayo ngomba gutanga icyacumi kuko nibwo Imana izamumugisha, ya mivumo ningereho. Hari n'abandi aba yisonze yifite inzara imumere nabi, akagira nk'umuntu mu igihumbi, ati igihumbi nakirya kuko natanzeho kimwe mu 10, kandi haragiye kuburara ameze nabi. Abantu baraboshywe kweri. So urumvaho hano batweretse icyacumi. Icyambere twabonye ni cya kindi abisirayeli bahora bajyana ku rusengero kwerereza imbere y'Uwiteka, ngo byamara kwererezwa imbere y'Uwiteka bigahabwa abarewi kugira ngo bibatunge. Icyo twakibonye. Icya kabiri tubonye iki ngiki cyo mu mwaka umwe nyiracyo afata akabifata byose, yaba mu matungo, yaba mu byo mu mirima, yaba mu binyobwa, mu biribwa, akabijyana i Yerusalemu akabirirayo. Yaba ari byinshi abona ko bidashobora kurugenda rurerure, akabigurishamo ifeza akayijyana i Yerusalemu, yagera akongera akabigura akabirya, agaha n'umurewi. Icya gatatu tubonye noneho cy'imyaka 3 kiba rimwe mu mwaka wa 3. Noneho urasarura, haba mu biribwa, mu binyobwa, mu matungo, ufata ubishyire hariya, niba ari agahene, niba ari agatama, niba ari inka, niba ari iki, abanyamahanga babasuhuke, imfubyi n'abapfakazi baze babage, barye, banywe, bishime, ubundi bishimire Uwiteka mwese mufatanyije. Niwemere kubikoraho. Icya kane aricyo sorejeho, ni icya kane noneho cyajyanwaga hehe? Cyajyanwaga ku mutambyi mukuru mu nzu y'Uwiteka. Tujye mu gitabo cyo kubara ibice 18 umurongo 26. Igitabo cyo kubara 18:26 tugeze ku cyanyuma. Hanyuma nandi kubereka mu isezerano rya kera uko ibintu byakorwaga, n'uburyo kandi icyo cyacumi cyari mu mategeko y'imihango, n'uburyo icyo cyacumi cyari muri ya mategeko 603 yanditse mu gitabo cy'amategeko, ari rwo rwandiko rw'imihango rwaturegaga Imana Yesu yakujeho kurubamba ku musaraba. None uyu munsi tukaba tukibirimo, ndetse tukabiciramo n'abantu imanza, kandi n'ababikora bakabikora nabi ntibabikore uko biri. Kandi birivuga ngo nudahirimbanira kubyuzuza byose uzaba uri kwikururira iki? Imivumo. Vuga ngo n'ababikora nibabyuzuza uko biri, uko mbivuze bibiri bigaragaje, ariko babikora. Niba batabyujuje muri ubwo buryo ni imivumo. Urumva? Kuko Yakobo yavuze ngo wishe rimwe nandi yose wayarangije. Kubara 18 umurongo 26 haravuze ngo
Uwiteka abwira Mose ati kandi bwira Abalewi uti nimukoresha Abisiraheli kimwe mu 10 bahaye kubakoresha ngo kibe gakondo yanyu mujye mugikuraho ituro muturira Uwiteka muryerereza ribe kimwe mu 10 cy'icyo gice cya 10. Urumva vuga ngo ni icya 10 gikuwe muri cya 10 kandi bahawe. No kuvuga ngo hano noneho bo barimo gufata ikigira 10 bakagikura mu bya 10 bahawe. Iryo turo ryererejwe mutura rizababarwaho nkaho ari imyaka y'impeke yo kumbuga muhuriraho cyangwa ibyuzuye umuvure mwengeramo vino. Urumva naho nabo iki cya 10 kugitanga Imana izabibona nkaho nabo ari imirima bagiye gusaruramo bakazana nkuko n'Abisirayeli nabo babikora bazanira Abalewi. Uko aba ariko mujya mutura Uwiteka ituro ryererejwe murikuye kuri kimwe mu 10 cya byose icyo mukoresha Abisirayeli mujye muha Aroni umutambyi ituro ryererejwe murikuriyeho Uwiteka mu byo muhabwa byose abarimo mujya mukuramo amaturo yererejwe yose mutura Uwiteka mu birushaho kuba byiza abarimo mukura igice cyabyo cyo kwezwa. Wabwira uti nimumara gukuramo ibirushaho kuba byiza mukabituraho ituro mwerereza ibisigaye byo muri icyo kimwe mu 10 bizabarwa ku Balewi nk'ibyo biyereshereje bivuye mu mbuga bahuriraho no mu mivure bengeramo vino. Mujye mubirira aho mushatse hose ubwanyu n'ab'amazu yanyu kuko ari ibihembo byanyu muhemberwa imirimo mukora mu ihema ry'ibonaniro. Amen. Iki rero murumva ko hano birumvikana iki ni icya 10 cyo mu bya 10 ni ikigira 10 cyo mu bigira 10. Ibya 10 ni bya bindi Abalewi bahawe n'ishyanga rya Isiraheli, hanyuma nabo bakafata bya 10 bagakuramo icya 10 gihabwa Aroni n'abana be bikererezwa Uwiteka. Aroni akabifata akaba ari byo mutunga kuko ari bo babaga mu ihema ry'ibonaniro batavamo. Ibyo rero nibyo byajyanwaga mu nzu y'Imana i Yerusalemu. Ibi rero akaba ari byo bigaruka muri Maraki rya jambo Amadini akunda kudushinja. Mwumve niho nshoreje Maraki 3 murongo wa 7 kugeza ku murongo nibuza wa 11. Uheremuye bya basogokuruza banyu muhora muteshuka mukareka amategeko yanjye ntimuyitondere nimungarukire nanjye ndabagarukira ariko Uwiteka agira ingabo avuga. Nyamara murabaza muti tuzagaruka duti? Mbese umuntu yakwima Imana ibyayo? Ariko mwebwe mwarabinyimye. Nyamara murambaza muti twakwimye iki? Mwanyimye imigabane ya kimwe mu 10 n'amaturo. Muvumwa wa muvumo kuko ishyanga ryose uko mungana mwanyimye ibyanjye. Nimuzane imigabane ya kimwe mu 10 ishyitse mubishyire mu bubiko inzu yanjye. Rero hano Imana ibyirimo iravuga ni biriya Abalewi bagomba kujyana hehe? Mu nzu y'Imana. Ntabwo ari Abisirayeli babwiye kubijyana mu nzu y'Imana, ahubwo ni Abalewi batari barabijyanye. Ikitonderwa, Imana iri kubara urubanza ku bwoko bwose bwa Isiraheli, haba Abisiraheli haba n'Abalewi. Mu yandi magambo hano mashatse kuvuga ngo Abisiraheli banze gutanga icya 10 ku Balewi, Abalewi nabo babura icya 10 batanga mu nzu y'Imana. Niyo mpamvu hano Imana ivuze ngo nimuzane imigabane ya kimwe mu 10 ishyitse mubishyire mu bubiko inzu yanjye ibemo ibyo kurya. Ngaho nimubingeragereshe niko Uwiteka nyir'ingabo avuga, murebe ko ntazabagomorora imigomorero yo mw'Ijuru nkabasukaho umugisha mukaburaho mukwiza. Nzahana indyanyi nyibahora ntizarimbura imyaka yo mu butaka bwanyu, kandi n'umuzabibu wanyu ntuzaragarika imbuto mu murima igihe cyawo kitaragera, n'ibindi n'ibindi. Hano rero murumva ko icyo nashaka kubumvisha nuko iki cya 10 cya 4 nababwiye cyatangwaga n'Abalewi bakijyana Yerusalemu mu nzu y'Imana.
nicyo kigaruka hano muri Maraki. Nabo rero impamvu batakijyanaga, biragaragara ko Abisirayeli batatangaga icya cumi gishyitse. Ni mpamvu Imana ivuze ngo munzanire kimwe mu icumi gishyitse. None bituma Abalewi nabo babura icyo bajyana mu nzu y'Imana. Nta Mwisiraheli utari mwene Lewi wari wemere gufata icya cumi ngo akijyane i Yerusalemu agishyire umutambyi Aroni. Oya, ahubwo we yagihaga Umulewi nawe agakuramo icya cumi ashyira mwene wabo mutambyi mukuru hehe mu nzu y'Imana i Yerusalemu. Bikabikwa bikaba byinshi, bigatunga abatambyi bari gukora umurimo. So rero nibaza kuna Amadini n'abantu bose bakunda gufata uyu murongo wa bagahita bawuzana, ati rero mwanze gutanga kimwe mu icumi cya byose, kandi ibi byabwirwaga noneho ubwoko bw'Abalewi. Ni mpamvu nabwiye ngo ndasoza mbabaza ngo ninde Mulewi uyu munsi kandi ninde mutambyi uyu munsi? Uyu munsi Umwisiraheli ninde? Kabiri Umulewi ninde? Gatatu umutambyi ninde? Abantu babiri, hanyuma tugata dusoza. Murakoze kuri ibyo bibazo bigera kuri bitatu mubajije. Haba Umulewi ninde, Umwisiraheli ninde, umutambyi ninde. Iyo ugendeye kuri Bibiliya mu buryo bw'umubiri, twebwe turi abanyamahanga. Ubu Umulewi n'ubundi akomeza kuba Umulewi, n'Umwisiraheli agakomeza kuba Umwisiraheli. Ariko iyo tugiye mu buryo bw'umwuka, kubera Abisiraheli bari ubwoko bw'Imana, kandi twebwe muri iri sezerano turimo kubw'amaraso ya Kristo no kumwizera twahindutse abana b'Imana, bityo tubona ubwoko bw'Imana. Mu buryo bw'umwuka nta Mwisiraheli nta munyamahanga, twese twavuga yuko turi bamwe. Noneho Bibiliya ikongera ikatwereka yuko twese uko tungana abizeye Kristo tuba duhindutse abatambyi. Turi abatambyi batoya, Kristo akaba umutambyi mukuru. Murakoze. Ngira ngo n'indorera arakoze cyane kandi asubirije bose. None niba nta Mulewi uhari, hakaba nta mutambyi uhari wo muri Isiraheli, hakaba nta Mwisiraheli uhari uyu munsi mu buryo bw'umubiri kuri Aburahamu, Imana iri kubara mu itorero uyu munsi nk'aho akwiye gukomeza guhabwa ibingibi, icya cumi gihabwa abandi. None se niba amategeko y'imihango y'urwandiko rwaturegaga Yesu yarwambye ku musaraba uko ari 603 kandi icya cumi cyari kirimo, ni gute abantu uyu munsi bagishaka kuyitondera no kuyakurikiza kandi urwo rwandiko ruturega rwaravuyeho? None se niba abantu bavuga ko bayakurikiza barangiza ntibayakore nk'uko biri twabisomye muri Bibiliya, kandi Bibiliya ivuga yuko utabikurikije byose uvumwa wa muvumo, ahubwo imivumo ikakuba hari myinshi. Urumva abantu badafite imivumo myinshi cyane kuko no kubyubahiriza byabananiye. None ikibazo gihari, icya cumi kiracyemerewe gutangwa cyangwa ntabwo cyemewe gutangwa? Kuko tubonye ko Yesu n'umutambyi mukuru, tukaba abatambyi. Uyu munsi nta Mulewi uhari mu buryo bw'umubiri, hariya barukwabo. Uyu munsi nta Mwisiraheli uhari mu buryo bw'umubiri mu itorero rya Yesu. Twibere mu buryo bw'umwuka. Yesu atugize abana b'Imana, atugira abatambyi, waba umutambyi mukuru. Icya cumi kiracyemerewe gutangwa cyangwa ntabwo byemewe? Igisubizo ni mwebwe mugiye kukinga. Ntabwo byemewe. Ntabwo byemewe. Murakonfaminze ko ntabwo byemewe mukurikije ubutumwa bwose uko twabuvuze muri Bibiliya. Bivuga ngo uyu munsi icya cumi, mwumve ngiye uburyo ngiye kubisobanura. Benshi bakunda kwifashisha biriya bya Aburahamu n'ibya Yakobo. Uyu munsi ntabwo icya cumi kugitanga ari itegeko ry'iki ry'Imana. Icyo ni cya mbere. Cya kabiri, no kutagitanga nabwo nta gihano kiriho. Uranyumva? Ugitanze ntugitanga ushingiye ku itegeko, ugitange kuko Aburahamu yagitanze agikuye mu minyago, ugitange kubw'umuhigo, ibyo ni ibyawe, ariko si ukuvangura cyari mu mategeko ya Mose. Ibyo ni ubushake bwawe. Cyangwa se utanga n'ibindi bitari icya cumi, ibyo byose ni ubushake bwawe. Uyu munsi icyo Imana itubuza
nuko dufata ibintu tukabyitira ngo ni amategeko y'Imana bidutegeka, kandi aya mategeko Bibiliya igaragaza ko yagize gute ibyayo byarangiye. Nubyitira amategeko y'Imana urasabwa kuzuza amategeko yose uko yakabaye, ukakurikiza uko amategeko yo kugitanga avugwa, kandi ukanakurikiza n'andi mategeko yose twabonye avugwa hano muri Bibiliya 603, ukongeraho n'ari 10 ari muri itegeko rya 4 ry'isabato. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, nutagitanga nta muvumo ukuriho, ni ubushake bwawe. Nugitanga mu buryo bw'umuhigo cyangwa ukagitanga mu buryo bw'iminyago, ko hari ibyo uzanye babe barakunyaze, no problem. Ukabura umuntu we aragitanze nta tegeko rihari kandi aragitanga. Na Yakobo aragitanga mu buryo bwo guhiga iki umuhigo, kandi batwereka ko ari rimwe gusa. Ariko si itegeko, si ngombwa, saga hato, ni ubushake bwawe. Nagira ngo nkureho urujijo ku bantu kuri icyo kirebana n'icya 10. Ikizakurikiraho rero tuzajya kureba isezerano rishya ririmo riratubwira iki, kari ryo noneho dukurikiza, ari we Yesu, ari ryandi ry'amaraso ya Yesu wa wundi witeka. Aratubwira gukorera Imana mu buhe buryo, aratubwira gutanga amaturo y'ubuhe buryo, aradusaba gutanga icya 10 n'ubundi, aradusaba gutanga amaturo se. None se birakivuga yuko twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, bivuge ko kurwubakaho nuko uko bakoreraga Imana, uko bayubahaga, niko dukwiye kugenda natwe, nibwo tuzaba twubatse kuri bo. Niba tudakora nk'ibyo bakoraga, ntago twubatse kuri urwo rufatiro. Kandi urwo rufatiro ngo narwo rwubatse ku ibuye rikomeza ifuruka, ari ryo Yesu. Bivuge ngo icyo gihe nudakora nk'uko intumwa zakoraga, uzaba wubatse ku musenyi, kuko ijambo ry'Imana niba ryumvise ngo rikomeze, kuko Yesu yavuze ngo umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba ari nk'umunyabwenge yubatse inzu ye ku rutare, kandi imvura iragwa, imivu iratemba, imiyaga irahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko ari yubatse ku rutare. Ariko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa. Cyambere uzaba uri umupfapfa. Icya kabiri, ngo uzaba umeze nk'umupfapfa wubatse inzu hehe ku musenyi, kandi iyo nzu ngizapimishwa ibipimo nk'ibyapimwe kuri iriya yubatse ku rutare. Imvura, umuyaga n'imivu ngo byikubita kuri iyo nzu, ngo iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Matayo ibice 7:24 dusanga ayo magambo. So rero tuzabireba, urebe ngo nubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Yesu niwe umbereye ibuye rikomeza ifuruka. Ese nkwiriye kubikora cyangwa se nkwiriye kubikora? Ese nubundi ndabikorera nde? Ndabikora mu buhe buryo? Ndabikorera ryari? Ndabikora mu kiyegiye kugira ngo bibyarire umusaruro? Ese ubundi ndasabwa kubikora? Yego, tuzabireba mu isezerano rishya, kuko niryo noneho ryakomejwe n'amaraso ya Yesu, kandi iyo tugomba kwitondera, kuko ari ryo ritubwira iby'ejo hazaza, rikanatubwira n'ibyo duhagazemo mu gihe cya none. Irya kera ryo rivuga iby'igihe cyashize, ryahamije Yesu. Yesu araza, ni amateka. Reka mbashimire mwese abari bafashe umwanya mu kwiga, mu kwihangana. Imana ibakomeze kandi ikomeze kubaha kumenya ijambo ryayo, kuko ariho umugisha wose ukubiye uva mu biganza by'Imana. Kumva tukamenya, umugisha tukawuhabwa. Reka dusenge Imana. Imana idushoboze, nanjye bishoboze, mu izina ryande rya Yesu. Amahoro y'Imana akomeze gutwara mu mitima yanyu. Ubundi ikiganiro nakagaruka dukomeza ku kintu cyitwa isezerano rishya, ni gute dukwiriye gukorera iki Imana. Shalom shalom. Amakuru agezweho, musohoke muri Babuloni, muri Ayaloni tumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ibyo wifuza byose muri Bibiliya uzabisanga kuri Ayaloni TV. Ayaloni TV, reba itangazamakuru risha. Ayaloni